Bakunzi banjye b'Isaro Life TV nongeye nagarutse. Bakunzi bangira nk'uko mpora mbibabwira, uyu munsi nongeye kubategurira ikindi kintu cy'uruboga abantu benshi badakunze gukoresha ariko naruvumbuye. Ndavuga ntabwo narwihererana, narwo ndarubazaniye. Uyu munsi nabateguriye rero uruboga rwitwa rufa. Akamaro karwo ku buzima bwacu. Rufa cyangwa se sponge gourd ni imboga zifite intungamubiri nyinshi zigirira akamaro umubiri w'umuntu. Icyambere ifasha mu igogorwa ry'ibiryo. Irimo fiber nyinshi zifasha igifu gukora neza no kwirinda kuribwa mu nda. Bakunzi banjye rero, uwaba yisanze hano bwa mbere ndamushishikariza gukora subscribe, agakora like, agashyiraho na comment, ndetse akaba yanakora share bikagera ku bandi kugira ngo bose babashe kugira amagara mazima. Ntabwo ari ibintu biba bihenze, ni ibintu biciriritse, ariko abantu benshi ntabwo baba bazi yuko bishobora kubagira akamaro muri ubu buryo. Ikindi rero rufa zifasha umutima. Ifasha kugabanya cholesterol mbi, bityo ikarinda indwara z'umutima. Ifasha impyiko n'umwijima. Amazi menshi arimo afasha gusukura impyiko no gusohora imyanda mu mubiri. Ifasha kugenzura isukari mu maraso. Ifasha abantu bafite diabete kuyigumana ku rugero. Murumva ko rero izi mboga ni ikintu kiza cyane umuntu atakwiye gucaho atagikoresheje mu buzima bwa buri gihe. Ikindi irimo vitamine n'imyunyungugu. Harimo vitamine A, hakabamo vitamine C, hakabamo potassium na magnesium bifasha ubudahangarwa n'imitsi. Bakunzi bangera nk'uko mpora mbibibutsa, nababwiye yuko utabashije gukoresha iyi vitamine wenda A cyangwa se C, ushobora kugenda ugasubira mu mavideo yanjye hano haba hari ibijyanye n'amavitamine, ukabasha kureba n'ikindi kintu wayibonamo kikabasha kuba cyagufasha kuri ibi bintu tuba turi kuvuga ahangaha. Niyo mpamvu nababwiye ko nabanje kuzisobanura kugira ngo mutazajya mwumva tuzivuze mu mpine bikababera inshoberamahanga, ariko hari ibindi bintu biba bibonekamo aya mavitamine. Gusa nuko mba nabonye nk'ikintu gishyashya runaka, nkavuga nti iki nacyo ngomba kukibamenyesha ku buryo buri umwe wese ashobora kugikoresha. Hari igihe ujya nko mu isoko wabona nk'uruboga utamenyereye ukavuga ati ibi ni iby'abantu runaka, kandi nawe uramutse ubikoresheje nta kintu bishobora kugutwara. Ahubwo icy'ingenzi ni ukumenya ngo ndabikoresha mu buhe buryo. Ese wenda jye nabasha kubikoresha bikangwa neza? Ni icyo ngicyo menya ngo mbasobanurire nkurikije icyo ubushakashatsi bwabibonyemo. Nanjye nkavuga nti sinabyererana. Umuntu wese w'Isaro Life TV agomba kumenya ibi bintu akabaho neza, kandi ukanasobanuka nyine mu bintu bijyanye no gufata amagara yawe neza. Ikindi rero iyi rufa ifasha kugabanya ibiro ku bantu bifuza kugabanya ibiro cyangwa se kubimanaginga ntibibe byinshi cyane kandi binabe na bike cyane. Icyo gihe ushobora gukoresha iyi rufa, iragufasha cyane, bigatuma umuntu ahaga vuba kubera karori iba irimo nkeya. Ni ukuvuga ngo ibiro byawe ubasha kubimanaginga neza. Ikindi rero ifasha uruhu. Ku muntu wakoresheje rufa agira itoto, ndetse hakabamo n'icyitwa antioxidant gituma kirwanya ubusaza. Umubiri wawe ntusaze imburagihe. Ikindi kandi ni uko itagomba kuribwa ishaje cyane, kandi igomba gufatwa ku rugero. Ni ukuvuga ngo uruboga rwose inama nabagira ni uko uba ugomba kurukoresha rukiri fresh. Iyi rufa rero mbabwira hano birasekeje. Iyi rufa ni igihingwa gikoreshwa mu mirire ndetse no mu buvuzi bwa gakondo ndetse no mu isuku. Ni ukuvuga ngo bamwe mushobora kuba muyizi ariko mutazi ko ariyo. Murabona ibintu bajya bahinga haba mu cyaro, kuko mu mijyi bamunganira nubwo biba bikunze kuba birimo, bikavamo n'ikintu biyogesha bita icyangwe.
ni ukuvuga ngo rero rufa iyo ikiri ntoya cyangwa icyo cyangwa kikiri gitoya kiba ari imboga, cyaba gikuze cyane kwa kundi gishaje kikaba icyogesha noneho kigakora no mu buvuzi gakondo. Ni ukuvuga ngo rero mu mirire rufa ikiri nto iribwa nk'imboga, igafasha kugora n'umubiri kubona fiber. Mu buvuzi bwa gakondo rero ikoreshwa mu gufasha nk'inkorora, igogora, umwijima no kugabanya inflammation. Mu isuku rero rufa yeze ikoreshwa nk'icyo kwiyuhagira aricyo bita rufa sponge. Ingaruka za rufa ku bantu batahuje nayo, ushobora kuribwa mu nda, icyo gihe uhita uyihagarika cyangwa se ukaba ushobora kugira nk'impiswi iyo uyiriye cyane. Ikindi, abagore batwite ntibemerewe kuyikoresha cyane. Abantu nabo ishobora no kubabaza abafite indwara z'igifu, icyo gihe iyo ugize ikibazo nk'uko nguko urabihagarika, ntabwo ubikomeza. Ikindi kandi rufa ugomba kuyisukura neza, kuko iyo utayisukuye neza ishobora kuba yatera nka infection y'uruhu. Niyo mpamvu batugira inama y'uko tugomba gukoresha rufa ikiri ntoya, kwa kundi ziba zimeze nk'imiteja itarakomera neza. Ikindi kandi ntabwo ugomba kuyirya ku bwinshi cyangwa se buri munsi. Icyo gihe nabwo kandi iyo ugize amakenga ushobora kubanza kugisha inama muganga mbere yo kuyikoresha nk'umuti. Ikindi nk'iriya dukoresha wenda nko mu isuku, ugomba kuyisukura kenshi kandi ukaba wanayihindura kenshi. Nicyo ngicyo rufa ikora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bakunzi banjye rero ushaka kwibaza ati ese umuntu ashaka kuyitegura gute? Wenda sponge gourd ushaka kuyitegura gute nk'isosi yayo kugira ngo wenda itabasha nko kukugwa nabi? Uba ushobora kwifashisha rufa ikiri ntoya cyane, ukaba ushaka gufata nk'igitunguru kimwe, urunyanya rumwe cyangwa inyanya ebyiri n'amavuta make cyane, ukashyiramo nk'umunyu ku rugero, ukongeraho wenda tungurusumu, utabifite nabwo kandi si ngombwa, n'agasenda gake, noneho ugashyiramo n'amazi make kuko yo iba yifitiye amazi menshi. Ni nk'uko ijya kumera nka kokombure, ni ukuvuga ngo ni ibintu byoza, biba byoroshye nabyo ubwabyo biba bigiye kumera nk'amazi. Iyo ugiye kuyitegura rero biba bisaba kuyoza neza, ukayishishura, ugakatamo nk'uduce dutoya, ugashyira amavuta make wenda mu cyo ugiye gukoreramo, ugashyiramo igitunguru, ukakigaragura cyane kugira ngo gihinduke irya bara ry'umuhondo, ntugishiririze kikaba nk'ibara rya zahabu ukuntu, nibwo kiba gihumura neza. Ukongeraho wenda ka tungurusumu niba ugakoresha, ugashyiramo inyanya, ukongeramo rufa, ugashyiramo akunyu gakeya, wenda ukongeramo amazi make, hanyuma ukabipfuka wenda nk'iminota 10 kugera kuri 15 ku muriro muke. Icyo gihe ni ukuvuga ngo ubu bikoze neza cyane. Hanyuma ukabikuraho ukaza kubifunguza, ushaka kubirisha ubugari, ushaka kubirisha umuceri, ushaka no kubifatisha nk'ikindi kintu ukunda nk'igitoki gitogosheje, ibijumba. Bakunzi banjye ushaka kuyirisha ubugari, ni ukuvuga ngo isosi ya rufa iraryoha cyane. Bakunzi banjye rero mba nabuze ntabwo nabyihererana, ko waba yabishobora cyangwa akabibona iki kintu ku isoko, ugashaka nawe gutestinga, ushobora kubigura, ntibikorera ubwinshi, ushobora kugura nka rufa imwe cyangwa ebyiri, ziba zihagije kuba wazikoresha, ugatestinga. Niyo mpamvu rero nanjye nababwiye ngo nzajya mbazanira utuntu dushya, utuntu n'utundi, kugira ngo mutazavuga ngo ibintu ntabwo mwabibonye ku Isaro Life TV. Nzajya mbibereka mwenanirwe mwabibonye. Mwebwe gusa munkurikirane, mukomeze mundebe, munkunde, hanyuma nanjye mbashakira utuntu n'utundi. Ibitabo biruzuye, ibitabo bijya birimo ibintu byinshi, ariko kubera abantu batakibona umwanya mwinshi wo gusoma,
tujye tubarebera natwe tubibazanire tunabibereke kugira ngo amagara akomeze kumera neza. Bakunzi banjye rero nk'uko mpora mbibabwira nanabashimira ku bakomeza kunkurikirana kugera ku musozo, ndasaba umuntu wagejeje iyi video ku musozo ko yayisharinga, agashyiraho like, agashyiraho comment y'ukuntu abyumva, hanyuma tugakomeza kwigirira ubuzima bwiza. Bakunzi banjye rero nahansojereje, murakoze cyane kandi ndabakunda. Naho ubutaha.